Kiye kubara rimwe kabiri gatatu ubwo leta mfungura nawe urite winjira. Mbega umunsi rimwe kabiri gatatu. Sheri! Toka Joshua! Aramwishe mu mutara aramwishe arapfuye Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Rero reka mbasuhuze cyane abantu mudukurikiye ku Impanuro TV muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda, babwire ngo mukomeze kugubwa neza, mbabwire ko mbakunda, ariko mwibuke gukomeza kuduha ibitekerezo ndetse n'inama zigiye zitandukanye. Ndishimye cyane. Ubu ngubu ndi mu karere ka Rubavu, ni mu mujyi wa Gisenyi. Ndani abantu bose bahatuye ndabasuje, abakomoka ndabasuje, diaspora y'u Rwanda ikomoka hano i Rubavu ku Gisenyi ndetse n'abandi bose badukurikira, mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza kandi Impanuro TV turabakunda rero cyane. Uyu munsi kuri kamera nanjye ngenda mu muhanda, ndi mu modoka, turimo turagenda turatembera mu mujyi wa Rubavu, ndi kumwe n'umwari mwiza w'u Rwanda, afite indabyo, muri kumubona, byose muraza kubimenya, ni Fanike. Araje abibwira amazina ye mu buryo bwe, ariko iryo ryo ndarizi, reka mbe ntimuvugiye, nizere ko nawe mugiye kumwakira. Yaramaze igihe kigera ku myaka 5 adakandagira mu mujyi wa Rubavu, rero turagarukanye kugira ngo byose bize kugenda neza. Fanike, reka maze nkusuze neza. Uraho neza? Uraho neza Pasi. Amakuru ni meza rwose. Hari n'igihe yenda iyo muye n'abantu babaga hanze, harya manumva batakibuka n'ikinyarwanda, ariko we numva ukivuga neza ugitomoye. Biriya mu biterwa n'icy'abanyarwanda mugiye hanze kuza ngo nakibazo ngo ikinyarwanda cange nakibukaga ibintu nk'ibyo. Wa makuru imeze bite sasa? Amakuru ni meza, urebye ngo nta kibazo, ariko iminsi myinshi Pasi. Cyakoze Imana ishimwe, twajyaga tuvugana ntarakubona amaso ku maso, gusa uko nakubonaga nsanze bidatandukanye cyane nuko nkubonye amaso ku maso. Rero Rubavu wayibonye gute nyuma y'igihe kinini cyane utageramo? Maze imyaka 5 ntari muri Gisenyi. Urumva rero ndabona harahindutse, imihanda myiza, inyubako ntiwareba, mbese muri make nishimye cyane kuba umujyi wanjye wa Gisenyi warateye imbere cyane. Abantu turi kumwe bose yajyanye abantu bashiti banjye cyane rwose baje kunyakira. Urayitwa Brenda, uri imbere nawe ni boss nabonye. Boss muraho neza? Bravo se. Fanike wabonye? Namubonye yaramaze igihe yaraducitse, arigiri Paris ko yagarutse. Twishimiye kongera gutemberana nawe. Yagarutse Rubavu yahadusanze, ariko twishimiye kongera tukaba turi kumwe nawe twenjoying. Nitwa Pasi. Pasi biteze? Ni fresh, imeze neza cyane. Ndakubona. Ariko shira mwarariyuza akaboko ufite. Hano turyisambaza mani bivuye mu Kivu tubirya bikiri bizima, mwe mubona bimaze igihe. Ngao. Nasanze barahindutse cyane buri mu buryo butangaje. Cyane. Ndishimye cyane Fanike kuba turi kumwe cyane, ariko uyu munsi natanye mvuga ati ucigatiye indabyo. Izo ndabyo nizo nzaniye. Mbabarira niba ari zanjye ndabibona. Oya, izi ndabonaga ari zawe. Ni z'umuhungu dukundana. Ase nukuri kw'Imana ibintu abuze murabyumvishe cyangwa ntabwo murimo murabyumva? Oya, nifuje kumukora surprise kuko byari igihe kirekire, tumaze igihe tutabonana, twavuganaga chat. Ikindi kandi ndamukunda cyane, niyo mpamvu nifuje kumutungura uburyo ubona butangaje nyine. Urukundo ni rwogere, nizere ko namwe yenda abo mukunda cyangwa se abo akenshi muhorana bya hafi niyo kubabwira ko mubakunda. Si kenshi cyane wabona umwari
w'u Rwanda atinyutse akabwira uwo akunda ati ko nkukunda, ariko wari waririmbye ngo si kenshi cyane niba ari ngo mwana mu Rwanda nkabwira wabo bakunda, niba ari Knowless aririmbye simanye kuririmba, si impano yanjye ni iyi ngiyi, kandi nizera ko ikomeza kugenda ibafasha. Fanike, mumaze igihe kingana gute mukundana se, kuki wahisemo uyu munsi kuba wahitamo batereka mushyire indabyo? mbere y'imyaka 5 twari inshuti kandi tunakundana, dukomeza gukundana iyo myaka 5 yose. Urumva ubu ngubu rero nifuje kuza kubyereka isi yose ko mukunda. Ikindi kandi Abanyarwanda ntabwo bamenyereye ko umukobwa propose umuhungu. Kuri nanjye ushaka kuri nka kabiri naba mbonye. Yego. Ni mpamvu nifuje kugira ngo babahungu banyirukaho simbashaka, kandi n'abatesha umutwe sheri wanjye simbashaka rwose. Urashaka kubyereka isi? Nshaka kubyereka isi yose, mbese muri make yose kabibona. Mbese tuvugisha kuri yenda hari ukuntu yenda abantu bakundana ruba mu myaka 5. Uri mu gihugu yenda tuvuge nk'u France, akenshi yabarimo abantu batandukanye bo mu bindi bihugu, abasore banashoboye banafite buri kimwe cyose, kubera icyo akomeje kumukunda. Ni rihe banga wamubonyemo ryatumye n'uyu munsi ukimuzirikana? Burya abantu bagira gukunda bitandukanye. Nje navuye dukundana na n'ubu ngubu tugikundana, kandi anyereka ko anyizeye, ko anyizeye cyane, nanjye nkamwizera. Urumva muri make nagiye mufasha mu bintu byinshi bitandukanye, amahirwe menshi mbese nagiye nyamuhereza. Urabona ko ntacyo mbaye, byarangira impamvu nifuje kugira ngo ibyo kuba uri mwiza byo simbigarukaho, no kuba ufite umutima mwiza byo ndabihamije, bitewe n'iki gikorwa mbonye, kugira ngo yenda namwe udukurikiye uze kubyumva neza kandi bize gufasha gusobanukirwa byinshi cyane. Fanike, reka nishimire rero kuba ndi kumwe nawe uyu munsi. Se yenda kubera icyo washatse kumutungura, niba mwakundanaga koko ku cyenda utavuze ati reka mbikore mu buryo runaka, yenda muri inshuti n'umuryango akavuga ati reka uyu munsi nkuko Pasi nsaze nkukurikirana Impanuro TV nkabakurikirana, kavuga ndashaka ko iki gikorwa uyu munsi mukimperekezamo kugira ngo umunashyigikire by'umwihariko, ariko n'abandi bantu batuye isi babimenye, yaba ari abahungu bakwirukankagaho babwire ngo full stop, ari abakobwa bamwirukankagaho babwire ngo cunga sana. By'umwihariko rero uyu munsi kucyifuje kwikora muri buno buryo, ndetse by'umwihariko ukavuga ati reka nze kubana namwe uyu munsi. Irigana urabona ko imyaka iragenda yicuma, dukundanye igihe kirekire, nashaka kugira ngo tuzabane akaramata, mbese akaramata. Ntagaramana iriya mu rugo turabikora cyane. Nukuri cyane pe. Kuba umukobwa yaza akabwira umusore ngo ndagukoresha ko tubana, ni ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu bisanzwe cyane, nuko nyine abantu bo muri Afrika sinzi ukuntu babifata. Ni ibintu bisanzwe n'ubundi. Ni bisanzwe. Nkuko umukunda nk'ubu ngubu hagize nk'umuntu utinyuka akabwira nk'umuhungu bakundana ati nashaka ko tubana nk'uko nguko yabikoze, numa bitaba ari sawa. None se reka nkwereke no kuvuga ngo urugero uraza kubikora gute, biteguye gute, yenda tuve nangana abantu badukurikira tugenda tubamara n'amatsiko uko ibikorwa biri bukurikirane. No kubimubwira ko umukunda ushaka ko mubana gusa, cyangwa ari n'ibindi bintu uteganya mu buryo nk'ubu ngubu tugiye kubikoramo? Turagenda tugereyo nyine, urabyumva no kumupropose. Mbese muri make nanjye ndashaka kugira mbatungure. Nukuri? Yego. Ashaka kumutungura? Yego. Ujye kumusanga iwabo cyangwa ujye kumusanga mu rugo, n'ibintu nk'ibyo ngibyo bimeze bite? Ahantu tugiye kumusanga? Ahantu tugiye kumusanga ni mu rugo. Muri iwabo? Asa n'ururabyo gusa? Oya, ntago ari ururabyo gusa. Kandebe. Reba. Kamurira ijosi ndebesha. Kurureba. Ndeba mana we, mbega kampeta. Nuko ntemerewe gukora mba nkaberetse, ariko buriya mutagize tuze kurira mu kanya turaza kuza kuyibona. N'ubusanzwe rero njyewe nkunze kuba mbana n'abantu batandukanye, ariko nishimira niyo moye n'inshuti zanjye, cyane cyane nkawe unkurikira uba hanze y'u Rwanda, waza ukavuga ati Pasi nshaka ko tuzabana no mu gikorwa nk'iki ngiki. Yenda Fanike, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha kandi Imana nagushyikire mu rugo rwawe. Njyewe umusanzu wanjye, intwererano yanjye ndaza kwava nyitanze, nawe udukurikiranye iyi famiye by'umwihariko igiye gutangira urugendo rushyashya, uze kuyumva kandi uze kuyishyigikira, kandi ibyo ari byo byose biraza kugenda neza cyane. Yenda ni ikintu cyagutunga ukigera nk'hano mu Rwanda, by'umwihariko mu minsi uhamaze, by'umwihariko mu mujyi wa Gisenyi. Hano haheruka harimo amakoro, dore ni kaburimbo, ni ukunyerera, ibintu bimeze neza cyane. Ni ibiki byagutunga yenda muri rusange ukimara kugira aha ngaha? Nkimara kugera Gisenyi, wagira nibwo bwa mbere nari magize. Narangaguje uburyo bwose bushoboka, erega no mu rugo nari nahayobewe. Byabanje kugira ngo banze mpamagare mu rugo,
bandangire urukumva rero harahindutse cyane hanampunguye mbese muri makano hose habaye kaburimbo Gisenyi amahoteli byose abantu barasa neza bandi ibintu n'uburyohe wagira ngo bari kwisigaza ikintu uri kumenya kurya ni nk'iki ngubu nari nkumbuye kurya pizza y'Igisenyi yego nanjye nkunda pizza Yes rero mukomeze kubana natwe reka dufate aka kanya kugira ngo tugere aho gikorwa nyamakuru kigiye kubera ariko ntugende utabonye ibigiye gukurikira kuko nibyo byiza cyane kuruta kuko ni byiza cyane uzi kugira ngo nabwo ahubwo nashaka kubisobanura by'umwihariko mwari mwiza agahaguruka avuga ati reka mfate ya mbere mbwira umusore ko mukunda by'umwihariko nongere ko ngomba ko tugomba kubana karamata byose rero biraza kugenda neza kandi mukomeze kudukurikira niba udukurikira utarakora subscribe uyikore kandi wibuke gusura ama comment kugira ngo urebe ibitekerezo byawe nawe maze nawe ugende ugira igitekerezo utanga ushyigikire abantu batandukanye by'umwihariko n'uyu muryango nawe uze kuwushyigikira. Yeah, the wait is over. Reka shimire rero abantu mwakomeje kubana natwe. Wo ni Miss Fanique. Ni Miss Fanique reka mwite gutyo by'umwihariko shimire ko komeje kubana natwe rero. By'umwihariko rero wowe udukurikiye nongere kwibutse ko ibikorwa byacu byo biracyakomeje ariko uyu munsi tugiye gushyigikira uyu muryango by'umwihariko ni mushyashya ugiye kuza tunashimira Fanique ku mwanya nk'uyu nguyu yaba yafashe kugira ngo byose bize kugenda neza. Murabona ko yaje agaragiwe n'abasore n'inkumi ibigango Josh meze biteze abuzwe mudusuzanye meze neza cyane ni sawa kabisa irubavu banza murya mwaka byara ayiravu turaryari ibyo kurya ntago ari umutundi turere ari umwihariko twebwe wacu uyu nguyu mushiki wacu ndabona agaragiwe mu buryo bugaragara rwose biragaragara ko agaragiwe Fanique biteguye gute ndumva ibyishimo bindenze muri make oya ntabwo bamfite kutitira ubaye oya ntabwo nitira rwose si shere wanjye rega twahageze hano ni nko mu rugo cyane neza kandi natwe nzi ko biraza kugera neza cyane biragenda neza turabyize uyu mwari reka twivuganire gahoro yenda ntabwo ari butwumve uyu nta muntu agiye gukora ugiye gupropose umusore arabitubwiye nanjye mbanza kubitekerezaho mu Rwanda wenda Vasisi nakubeshya ariko atubwiye abidusobanuye neza nsanga koko aha bipari birakorwa kandi mbona n'abakobwa mu Rwanda babikoze nta kosa ryari ririmo nimba ukunda umuntu kumuporopoza nje numva nta kibazo cyakirimo kugira ngo agucike cyangwa aba yakisangira ahandi mu gihe umukunda bimubwira kabisa niba umukunze umujyane kabisa nyabarabivuze sigiye wabivuze byanga byemene ko bimeze kuki wemeye gushyigikira inshuti yawe mu bintu nk'ibi ngibi oya kino gikorwa ntacyo gitwaye aho aba birakorwa ngiye kuri njye mbona nta kintu bitwaye kandi turamushyigikiye ariko se yenda hari ukuntu umuntu ashobora kudukurikira gutya akibaza uyu muntu mufitanye amasezerano ameze gute wasanga mukunda mbwira na sheri ishushu ariko guhanda yo kubana ntayirimo hari imishinga runaka cyangwa ibikorwa runaka mufitanye uyu munsi umuntu ashobora gushingira akavuga ati byibuze aba bantu hari aho bavuye araho bageze ni imishinga myinshi nagiye mutiramo inkunga cyane ko n'indi mishinga n'iriya hiyomba ndi bari hari ibindi mbese n'amafaranga menshi mwoherereza gukina mbese byose nijye musapotinga ukora nawe ukamutera inkunga nk'umuntu mugiye kubana ubuziraherezo cyane mutera inkunga mu buryo bwose bushoboka amafaranga yose yifuje nkayamwoherereza kugira ngo ibintu bigende neza mbese ni umusore ushoboye niyo mpamvu nanjye nahisemo kugira ngo ntancike umusore we nizere ko utazamukoza isoni niba umuntu ahisemo kubikora gutya rero iyo Belinda series muyisure rero muyirebe ibindi mugaruke mutere comment rero uyu munsi ukuntu tugiye kubikora rero ubwo ntiugiye kunyobora sibyo se nta kibazo rwose okay rero ntimugende mutarebye igiye kurikiraho nibwo buryohe kuruta ibimaze kurangira rero reka dufate uyu mwanya kugira ngo tuze twomeze kino gikorwa nyiri gikorwa we ngo nujye imbere nabakugaragiye ngenda inyuma nizere ko byose biraza kugenda neza cyane
urukundo ni rwiza urukundo ni rwiza we urukundo ni rwiza we urukundo ni rwiza ko igorora mwa nawe urimo kwinanura ze muzuri bose barimo bose arahari arari wambwiye ko twamushaka ndi kubona se mufite amakamera murimo murashaka amakamera se hasi no guha abantu karibu hari mu rugo nta kibazo ni hano ndisanga reka twinjire mu rugo nta kibazo okay Sheri arahari sheri oya ko muri ufite ibyemero byanga niko busha ko ufite na drip we ya drip sizi mpa kandi nawe bose bashobora kuba gufashe neza ndabona ari agatuza ntabwo kubera ibintu byaranze kandi icyo nshaka kumenya Sheri arahari yego arahari ntahari naga surprise twe tumufitiye ntago ari ibya danje niba hari niba adahari ngo niba hari n'amadahari imodoka si hano ubundi tuje ko mbonye imodoka hano so yagiye ubundi Joshua ni surprise turi kumukorera reka tumusange nagera hano muri salon ashobora kubimenya manzo barebe oya reka manzo barebe umva musa yangane funga gate hatagira abantu binjira ni surprise dushaka kumukorera bidapfa uri kwimva gute ndabona igitima kiri kudiha umva ntago wabyumva mbese muri make ndishimye cyane sinzi ukuntu muri mu cyumba ndabameze siko nanjye numva ukuntu ndi kumera we mwebwe muri kwiyumva gute ewa numva ari sawa kabisa biteguye abo se nibaza arimo ariko mbonye imodoka ihari arimo buriya kabisa arimo Joshua nawe Yvette rero mureke ngiye kubanza ninjire ko ngenzi icyumba araramo ni kino ngiye kwinjira no n'ubundi mwe muraza reka turebe ukuntu ugiye kubikora kugira ngo utaza kubyara muri injira se cyangwa ubona oya ndabanza mwe murara muri inyuma kugira twifata turaza ariko amenegura telefone dufata amafoto akira nanjye uhita umfatira kano gafata ahubwo reba no gutwika kabisa uhita umfatira kano foto nanjye uhita ugira no gutwika kabisa nanjye uhita ugira gutya kumfatira agafoto noneho kugira ngo bize koroha ubwo uri tayari oya banza bitse imitima ndabona umutima urimo urakurya tuza rero ubanza mve ko utuje sibyo ibintu ndumva nawe ni umutima utari hamwe mva bari iyo foto neza kunshika oya ntabwo ifoto yagucika nyine tayari no gutwika Fanika yambwiye ko iki gikorwa rwagiteguye kandi ubonye ko natwe turi tayari ariko ziriya nkuko dusize hariya ndagenda nzishwitagure ubundi n'ubundi oya mukaya turaduturitse amashampanye bimaze kurangira mu kanya rero bagira ikibazo okay reka none kamwereke tugendere yo sasa tugende turajyana se cyangwa nanjye nsigare rero tugomba kujyana wasi ntabwo wasigara no kugenda ubugenda bigura intege ariko mva ntukomanga ahubwo kugira ngo bize kumusirikira kuko urumva ntabwo azi kuri buze we ntukomange ufungurire ufungurire noneho njye gufungurira wowe urahita winjira nyine umutunguye ngiye kwita Joshua mube ready kugira ngo yaba ni tayari we ahita agenda atera ivi nazo turaba turi hafi kabisa gufata ifoto yaba ni ibintu turi tayari natwe kabisa kadinga ngiye kubara 1 2 3 ubwo leta mfungura noneho nawe uhite winjira mbega umunsi 1 2 3 Sheri toka Joshua
aramwishe mu mutara aramwishe arapfuye muhanze mureke umuntu aragira guye asemana kuki mutegura ibintu mutavuze mwe umusore se mundi waje kureba ubundi kadoga ari hehe kadoga ari hehe wakinguriye abantu atanambiye hanga nk'ubu ibintu wabiteje n'ibikiko be mukobwa guye hasi umva Joshua muzana amazi muzana amazi kiki muntu arapfuye uretse Fanike ariko se kiki ibintu muri mo shaka bless mwana shaka bless tujye mu kwa muganga mwategeye ibintu mutavuze mwe none se reka maze mubwire reka maze gatumubwire uzi neza ko ufite fiyanse ntago ari buraya turi muri shooting ya filime Belinda serious boss mureke gatatu tugire umva Joshua mureke tu reka icyo tuzi ihanganisha bano shuri mureke icyo tuzi mumuzanira amazi kandi utigeze ubwira ko ufite umugore ibi ni ibiki uri umugore wese urapfuye wenda umugore oya mureke mbere tuzi akahe ubundi ko agace tuzi umva sobanura umuntu tuzi ndi umuturanyi w'abo bagabo witwa nde njyewe nitwa Alfred utuye hano se njyewe niri hano hafi aha ngaha ahubwo numvise induru zivuganye berwa ibyo ari byo nza nirukanka mureke umva Alfred niba utuye hano mbabarira zana amazi reba ahantu uzane nk'amazi hariya watushije none se asemana we ibizi cameraman ni nawe twakikisa umusa yego amakuru se ni meza twebwe isheri wawe agiye gukora surprise tuza tuje gukora surprise Joshua ibintu urimo Joshua uyu mutipe warusanze none se ntabwo tuziranye ngira turaziranye none se ntabwo umukobwa umaze imyaka ingahe mukundana kuva yajya mu Bufaransa ntabwo yagiye mukundana tuza Fani tuza mwambagara ambulance tukamujya kwa muganga kagire abanza tuze ariko ndabona amaze gutuza kabisa babuzanira amazi aho umusore agiye hehe tuza reka amazi nivuganire kiki shamani mwebwizo basi ntabwo mvuga nayo wambaye swime kwanza banza wambaye sobanurira kubera icyo utigeze umbwira ko ufite umusheri kamera zanyu wambwira wambwira ko umuntu uri kumbeshya sheri muze mureke bimeze bite oya njye ntabwo mbyumva ntabwo ibi mbyumva neza basi kikakundana nawe murakundana kiki turakundana ni sheri wanjye mufitanye gahunda se cyangwa ni bya bindi byateye iyi minsi byo kumvana uburyo njye twakundanye ambwira ko dufitanye gahunda ibi ngibi mbona rero sinzi sobanurira basi kiki ngiye ndashaka kumva umwe ngo tugeza ngo muri filime abandi ngo ni biki mwebwe muri mutungura abantu mutavuze mani none uri kume bavuga iki kutigeze umbwira ko ufite umusheri we wajya mu maze mutuze tuvugane pasi ndabona aragize mu musukire Fani mumene mama tuza ndashaka ibino bintu tubisubiramo birangire kabisa Fani ke tuza tutiteza abantu na polisi zikaza mo na ribu zikaza ntabwo mbyumva ndabona kubona ntacyo nakwimye nawe urabizi gusa imodoka nziza nakuguriye ibyo nibyo nyituye simbizi se ariko pasi uzi ko uyu mukobwa jewe najyanye ubushize twamujyanye ku kibuga cy'indege ndi kumwe na kiki agiye zana ugira umusomesha utundi duke ibirori byose byabaga aha ngaha mbabara wiza kumwigira egerayo ase kiki umva kiki umva nkubwire sheri urankunda urankunda nunkunda kumbi wirirwa umbeshya ngo sheri wawe ibiki n'ibiki tuzabana wari ufite umushinga kubera icyo utabimbwiye kubera iki umva po wahagaze hariya ducakavuye kiki ngiye ndashaka kubanza kwivuganira na kiki kwanza kiki umusore mwiza nkawe koko ufite ubwanwa buconze neza ku mugaragaro reba Fanike wamwirukaga ryari kumubona aciyeho ukwezi kumwe dore iwe byaje urabona mu bigaragara
bigaragara ko umukobwa yaragiye gutera ifi njye nari nzi ko ari ururabyo gusa harimo n'impeta Kiki nakwimye iki dusobanurire ari njye nawe ukunda ndi sobanurira sheri sobanurira nose sheri none se njye uri Kiki se ko nta kintu uvuga ko nta kintu tubwira kijyana n'indaya yawe uvuze iki indaya jadi indaya reka kavuye reka kavuye oya mureke reka bya kavuye Kiki mbamba bari umbwize ukuri uyu mukobwa muri kumwe yitwa nde Fani n'uwo nguwo Fanika nose nawe yitwa Fanisi mutangiye no kuvugishwa oya kuri kurya indimi se mbabarira tuze n'ukuri bamwita Media murakundana ntimukundana murakundana ntimukundana birebuza ngo bakiraga filimi se muziki nyamara nicyo kintu nshaka no kumva murakundana ntimukundana ikibazo ku kindi yego cyangwa hoya abo dukundana ntabwo mukundana uvuze ngo iki mufata uwo mukobwa nabonye ari nk'inkuba ndakunda umukobwa ntareshinze waba atareshinze ndakwiyamye kandi urambwira ukuntu atankunda kandi ndakwiyamye narakubonye wowe ubwo urafungwa wowe sheri sobanurira si ibintu none umwuka byara va mu rurimo mu mujyane hanze umusore hanze mufunga nabonye ari nk'idayimoni Kiki ngenda ndashaka ko tuganira iki kimwe iyo meta mu itore no kuri yo ya meta mu nk'uruhu rw'imbwa n'izina ry'Imana ukora yivuze niko Kiki yenda tuvugane dutuje ahangaha uratubwiye ngo mwari muri gukina filime nibyo cyangwa sibyo twari turi gufata amashusho ya filime yacu bita Belinda Series ari nayo sheri wanjye atera inkunga kana warabizi abantu bafata amashusho bazimije amatara amarida afunze bari mu mashuka n'amayeswime reba ukuntu tubasanze urugwiro ari rwose twari turi kumwe na cameraman nuko yarasohotse gatoya ahubwo nunguwe no kubona mwinjiranye umuntu gutya ibyo bintu ntago ari byiza kabisa nose kuki reba runkuye reba ukuntu gutwi kwanjye kugize do reba ukuntu kugize reba umwana n'ukuntu yikubise hasi ese nk'ubu ngubu nk'iyapfa ari kubigenza gute gupfaza ndagukunda wambabariye ntukambeshye twari turi mu mashusho ya filime Kiki amashusho ya filime twari turi mu mashusho hoya ibyo bintu byumvute ibi nibyo wasigayemo umbwira ko nkunda Kiki nanjye nkabyizera Kiki amafaranga yose wansabaga sinayaguherezaga none ibyo ninyituye nibi ngibi iyo Belinda Series watubwiye ko nayize banje no kwitubwiraho uriya mukobwa uramuzi akinamo cyangwa ntakinamo ntabwo akinamo nibwo bwa mbere nambona urumva ko bari basanzwe bamenyeranye bari mu byabo nyine reka tunasuzuma aha hantu uburiri igitanda cyenda no kuvunika none umwuka byaramwe niko yerekana icira ahangaha Fani kumwe banza tubwize ukuri yenda wambwiraga umbwiye ko ufite fiancé wampostinga kenshi uyu muntu se utuwe ko atari umuzi muri filime Kiki tubwire amakuru y'ira mukobwa nayahe yakwitaga sheri wowe ukagira gute ukarya indimi ubu se reba imyenda dusanze hano amabogisa iki mbabarira umbwire ni filime kuko mwari muri gukina ni filime twari yavugisha ukuri unamusabe n'imbabazi ngiye ko nta muntu wakwemera ko ari filime si umuturanyi ubundi nashaka kuganira n'ura muturanyi ubundi kwanza hasi mu bireshyi ibi banike twigendere vakumbwa uzawe ntabwo abasore ni benshi uzabona ubu ariko babarira uyu ni umushuti wacu yaduhamagaye nk'inshuti mureke tuganire nanjye ndi umuturanyi sibyo
nanjye ndumuturanyi mureke tuganire ariko se mu bigaragara tubizi yuko ndakweretse iriya filime Cici Belinda Series hega amatwi ngusobanurire icyo wakoze akaba ariyo icyo twashutingaga wakoze kimwe kigaragara sibyo ntabwo mu buriri bwawe ntabwo ariho bashutingira bamusabye imbabazi Cici uri kunyumva neza rero mu bigaragara namwe mwa banyamakuru mwe uyu mugabo yitwaye nabi muraturanye namuzi uyu mukobwa se usanzwe turaturanye njye uyu mukobwa ndamuzi uyu mukobwa namujyanye ku kibuga cy'indege ndi kumwe n'uyu nguyu agiye hanze araduherekeza ibirori byose byabaga anniversaire y'uyu mukobwa twayifitiye aha ngaha twaramutunguye aramupresenta nka fiance twese turabizi njyewe ntungwe no kubona uyu mukobwa yari agiye kumwambika impeta umukobwa yari agiye kukwambika impeta ndumiye buriya ntacyo nabona abandi bakobwa bagira no gupropose umuhungu yabigaragara umwanzuro nk'umuntu kandi njyewe ibintu ajya mbwira uri umuntu w'umugabo uri umuntu mukuru uyu musore oya Joshua agaruka aha ngaha widutaba mu nama sibyo birababaje ndabyumva ati turi gukina filime yitwa Belinda iyo Belinda urayizi ntuyizi Belinda Series ndayizi rwose ni filime nkunda kureba cyane ica kuri channel ya YouTube yitwa Belinda Series uyu mugabo amafaranga amenshi akoresha ko turaganira inshuti yanjye ambwira ko uyu mukobwa wiwe ari we ujya uyamuzanira nabonye afite n'imodoka ngo iyi modoka afite imodoka nziza ya Decapo iri hariya yamuguriye imodoka nziza rwose ntacyo atamukoreye ahubwo umugisha utondagira intuza amanuze amazirantoki niko bavuga Cici ibintu wakoze birambabaje umva ndababaye none se reka mubaze ndikindi kiragira kiti ufite amafaranga byanga byemera nk'umuturanyi muturanye hariya unamubona hari ukuntu n'iyo filime niba unayikurikirana nabizi ni inshuti yawe yenda usanzwe urabona ko mubona abana byishima anniversaire kumwereza kuri airport n'ibintu muvana kenshi cyane bo ikibazo kiragira kiti uyu mukobwa bari kumwe hangaha mbonye uriya wari unkuyemo iyo koze umva iyi habara ntabwo nyize tinya imana rwose reka nkubwire gusa mu minsi yashize bigeze kuncaho bari muri shuti ndakabona kambaye ubuntu bw'ubujipo n'ibintu birebire birenga nk'inyuma narakabonye ariko narinzi ko ari ibintu bisanzwe ntabwo narinzi ko ari habara yiwe kandi mu bintu bigaragara binambabaje cyane kurusha ibindi byose ntabwo bakabaye azana abakobwa mu buriri bwe sheri we yaryamyeho cyangwa wenda sheri we ajyaza akamutegurira icyumba imbari n'izo filimi bazikinira hariya banazikenana bagakodesha bakazikina mu rugo imbari izo filimi yitwaza twese turababaye reka twigende ntabwo mushiti wacu ariko urumva ni inshuti yawe twari gutabana mu nama ukabura inshuti iyo uri mwiza ndebera umwana w'umukobwa ukuntu ari yitwa ntabwo uri mu buzabura umusheri twigende nahumure ariko yenda dore yambaye n'igikweto kimwe njyewe reka muretse gatoya ndashaka kubaza yenda Alfred yenda na Joshua ni umushuti wanyu waje mu by'ukuri nushaka ko urwambara uryamye cyangwa se ugaramye ariko haguruka tuganirize ibi bintu giye birambabaje ku ruhande rumwe urumva biraza kugenda gute rero biraza kugenda gute umva nkubwire wa mugabo we hanyuma arasanga ari filime turi kurenganya umuvandimwe wa mugabo we reka nkubwire njyewe nje mburuye urukundo ruravuna ntacyo turanabiganiraho turafata n'umwana tuganire nk'abavandimwe sibyo n'ibinashoboka n'izindi nshuti zose tuzizane duhure ariko uyu mwana aracyafite igikomere uyu mwana w'umukobwa ntabwo umwanzuro wafatwa kano kanya ntabwo umwanzuro wafatwa rwose ntabwo byashoboka none se reka nkubaze iyo Belinda mugeze kuri season ya kanga iyi mwakinaga ni ya kanga hera ni season ya mbere episode ubanza ari iya kane oya tuvugisha ukuri iyo mwakinaga none se ni ya kanga ni shute muri season ya kanga ni iya kabiri ako se bakina bo Nasundi bakina bo nyine ngo cameraman wabo ngo yaragiye yarasohoye emera ko wakosheje usaba imbabazi mwe tumaza uwo cameraman utaje we cameraman usaba imbabazi yareka ibintu byose nibwira rata none se script y'ino munsi yenda tunda ducira no ku mayange izasohoka ryarima urebye barayaprodinga mu minsi 2 gusa irabigiye hanze hanyuma none se nta sound nta gafamani nta cameraman nta director wari uhari nta director of production wari uhari mwari uwa babiri gusa bambaye gusa
n'amayeswime cyangwa ino season muzayirebe ni ukuri niba koko ari season bakinaga mbabarira ahubwo ashobora kuba ari poro ngira ngo ahubwo mu Rwanda ni pornography mwakinaga Cici Belinda narebye iby'ubusambanyi nta birimo abo se twasambanaga ariko mwari mwambaye ubusa mwese ni mwambaye byari hafi niba bitanabaye haburaga amatiyerisi sukwakitinga se nese mu gitanda nese abantu bakitinga bambaye ubusa haberamo icyo bari bambaye ubusa mu gitanda rero usanze nambaye ubusa buri ariko journaliste rero reka mbanze ubusa se burenze Elias Mendo yijugunye hariya wari wambaye ubusa butsisima ahubwo si n'ubusa gusa wari ubwambaye ahubwo reka turebe ikintu gishoboka njye we nasaba imbabazi atubwiye ati nateswe nimba baye no muri filime akomerezaho yewe tubwiye wenda bakinnye filime akomereza araryoherwa reka tubaze uyu mukobwa icyo atekereza nawe hano twamufata umwanzuro Fanike njye kano kanya ndumva ntacyo navuga niki ari koko ntacyo pe kuko njye byandenze cyane pe use uri kumubona akwiye imbabazi naza akwiye nabanze yitekerezeho ukwiye imbabazi naza ukwiye urumva ari wowe reka wihangane yena tukugora urumva ukwiye imbabazi ntazo ukwiye ukwiye imbabazi ntazo ukwiye ndatunaganire pe uriya mukobwa muri kumwe umugejeje na Fanike yanafungura arasize inkweto ze ese mwamushyize nihabara reka nizantuze za marine zahangaha haze hose marine unyasura n'umukobwa nibande ibyo ntabwo wamuna nibande nubabona n'ukuntu arwana n'abantu ari kuguhamagara nyine ari kumpamagara si telefone yanjye ubiri gusona ubwo yari guhamagara telefone yiwe abaturanyi babi cyane umusore mupfiki arashaka gutera agapapu se mumumbarize oya twere kugera ariko remera ko tugusanze mu bikorwa bitari ibya filime nubwo ava ko ari filime murimo uyu mukobwa rero reka tuhe uyu mukunzi we warwihishwa kira oya kira menye byawe kira yishyira wisanze azagaruka kwiko ara ni mu buriri bwande yishyira wisanze azagaruka ko ariko se ntabwo byumva ariko manu yanjye shaki iki cyakora none mu nshuti zanjye bageraga urantunguye twitahire tujye no kugura agafi umaze igihe utaheruka mu Rwanda rumwe no kurya cyakoze ngenda mushima umukobwa n'intwari ku ruhande rumwe ariko nibyandi bava amazi atuze subira byundi mufite n'ibyifu cyari ibyo bimeta byabo mu bijugunye mu bijyane ibyo bimeta nge ndabona ko bari gumukora sura yakira se niyawe iracyari ya kwayizanya yayiguruka reba ibintu hombye cyo ko uzishyira mu kabati ujye uzireba nawe imodoka urayimurekera najyana ajya zireba musave gatoya imodoka urayimurekera urayimwaka ntabwo bishoboka ko nayimwaka njye ntacyo mbuze okay nagumane byose namuhaye amenye ko atazongera gukinana n'undi mukobwa wari we wese abanze yitekerezeho nimba abanze yitekerezeho banza witekereze ugiye gutera ivi se kura butaguze ariko none kora agiye gutera ivi kunda ndataguze ngutize n'impeta yakuzanira itera ivi rero mureke tugende nubwo uzi ibyo yaragiye gukora oya basi siga umubwira ijambo rimwe ndanjye nasezera no kubona bari badukurikiye gusa icyo mubwira pasi umukobwa akunda kiki oya biragaragara yamukundaga kuko ajya kudufata nk'inshuti ze ngo tuze aje kumuporopoza yamukundaga se ndapfuye noneho ariko ari kumucira uyu mukobwa aragukunda ariko wamuciye inyuma mu bigaragara nawe ubirebe sibyo Fanike gira ikintu mubwira buretse babara Joshua yenda tuye turangiza ibintu nk'abagabo gira ikintu kimwe mubwira umuhaye igihe cyo kwitekerezaho uretse n'ifite gahunda cyangwa akwikuremo uriya muhaye igihe cyo kwitekerezaho nagenda yitekerezeho azamujyana namara kwitekerezaho udaturumwa n'abandi hasi udaturumwa n'abandi hasi kiki nako bari kibikora reka rero ubanze ujye kwitekerezaho abanze yiyongeze ibyo yarari uyu mwana ni imfura cyane umwana ni imfura cyane bakunzi rero njyewe bacu bari badukurikiye njyewe ubwo nari nterekeje abantu gutera ivi babonye ibivuyemo ngo
narayisinije njyewe rero ibyo by'inkundo z'iyi minsi sinzi ko ndaza kubivuga gusa reka bwira hano baradukurikiye sabona uko bigenze abishoboye muhumurize umwana w'umukobwa mu mutekerezo ariko mugende mukubitse mukomeze mukande murebe kuri Belinda series 2021 bari kumwanika muri search engine ya YouTube murebe filime uko imeze iyi filime se uramukuramo uramurekeramo iyi episode se bakinaga utaruzi ku uyu munsi wambwiye ko nta gahunda yo gukina ari hari uzi ko agomba kwirwa mu rugo ari umunsi wo kuruhuka nkuko yarabikubwiye ariko imeze bite uramukuramo biragenda gute oya nago namukuramo Belinda series Belinda series harya Belinda ubundi series wambwiye ko yizi ubundi yena nk'umuntu utayizi wayimubwira hiki rero njye nkunda kwikurikirana Belinda series nabonye ishingiye ku mwana mutoya nabonye ishingiye ku mwana mutoya niwe bita Belinda ni filime rwose ifite inyigisho ni filime abanyarwanda benshi nabonye bari gukurikirana cyane muri iyi minsi nanjye rero ndayikunda ndayireba cyane uko bwije nuko bukeye mbega mbyuka mu gitondo ndeba kuri channel yayo kugira ndebe ko hari episode basohoye ni nziza pe kurikirana reka nihanganishe Miss Fanik nihanganishe n'abandi bose bakozwe ku mutima na kino gikorwa ku mabira babaje tunagaye n'abahungu bahemukira abakobwa bakabizeza urukundo muri ubu buryo ariko nkubwire wowe warudukurikiye by'umwihariko umusore yanze kwemera icyaha ati twa turi muri shooting aravuze ati n'icyenda hari uko mwabibonye tuza hari uko twababonye bameze hari nuko birangiye ubu ngubu ariko wowe aho uri hose nkubwire ngo udukurikiye ukomeze kubana natwe ariko unashyigikire Miss Fanike kuri Belinda series niye yayikinamo atayikinamo ariko mumushyigikire mu subscribing kuri iyo channel mu basangiza ibitekerezo inama n'izindi nyunganizi zose zitandukanye Fanike wihangane ngewe reka tusazire ko bari badukurikiye nta kundi tuzaba tugaruka musakira phone ya sheri wawe niba ari sheri wawe niba ari umukino wawe sawa rero abadukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza nakagaruka rero kandi uyu mwana w'umukobwa arabakeneye ababishobora musangiza inama mukurikirane Fanike ihangane n'ubuzima niko bumera n'abandi badukurikira bakomeze gusangiza inama n'ibitekerezo kandi mukomeze kubana natwe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.